Uwimana Donata wari mu kigero cy'imyaka 41 niwe washyingurwaga kuri uyu wa gatanu nyuma y'uko yari amaze ibyumweru bibiri ari umwe n'imbwa ubwo yaragiye ku muturanyi we. N'agahinda kenshi baradutekerereza uburyo byagenze. Byago twageze byaturutse nyine kukuribwa n'imbwa k'uyu nyakwigendera witwa Uwimana Donata. Yaravuye gutira ku muturanyi nyine ibasi, agarutse asanga imbwa iraho ku miyenzi y'umuturanyi ihita imufata nyine itangira kumurya. Nyakwigendera yishwe n'imbwa, avuye gutira ibasi igihe atambitse aza iwe ahura n'imbwa. Ahuye n'imbwa mu kayira ngaho imbwa biramuriye, atangira avuza induru ati imbwa irandiye, nyamara imbwa irandiye. Ubwo twahagurukaga mu mago twirukanka, twaraje dusanga amara kunkumura intoki zamuriye amazuru yose zayamazeho. Byarangiye bamujyana kwa muganga inshuro nyinshi bamuteza ishinge. Ubwo rero birangira agezeho imbaraga ziba nkeya. Kugeza ijoro twarayemo byari byanze bamujyanye kwa muganga saa 9 saa 8, ariko byarangiye n'ubu bamujyanye bisa nk'ibyarangiye, ariko ubwo twaje kumva saa 4 z'ijoro ko birangiye. Ariko mu gihe inshinge yandikiwe zari zitararangira, ibimenyetso bikomeye bituruka ku mbwa byagiye bimugaragaraho. Yagiye atanga ibimenyetso byo kumoka, guta inkonda. Bamaze kubona ko ari ubusabwe buturuka ku mpamvu y'imbwa, bafata imyanzuro yo kumujyana kwa muganga Ikibungo. Yaguye kwa muganga rero, bageze kwa muganga atangira gukira gake. Ejo bundi nibwo indwara imuhindutse, atangira kugenda aboka nkayo. Ejo yiriwamoka nkayo. Abaturage ha mu kagari ka Bugera mu murenge wa Remera w'akarere ka Ngoma n'abandi baje gutabara ikiniga cyari cyose kubwo kuba umuvandimwe akaba n'inshuti yabo yapfuye azize kuribwa n'imbwa, bagasaba ko zahigwa zikicwa. Twarwakire nk'icamugongo kuko imbwa ntago ari umuntu umwe ziriye, ni benshi, abandi baracyari kwiteza. Izo mbwa nta myanzuro igaragara iri gufatwa. None turimo turasaba yuko ubuyobozi bwaturwanaho imbwa zigafatirwa imyanzuro. Cyo nashatse kuvuga rero ikitubabaje nuko dukuwemo atirereye abana kandi aziza inyamaswa zororwa n'abantu mu mago. Reba uyu mubyeyi turimo gushyingura, mwarimo kutuvuganira imbwa zigacika mu gihugu burundu. Byatubabaje cyane ko umubyeyi nk'uyu ngo asiga abana, nta mugabo abasigiye, ntaki. Ubwo se urabona ko abo bana bazarerwa nandi? Ubwo se urumva iyo mbwa idahombeje igihugu. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Remera Bwana Alex Niyigena ahamye iby'aya makuru, akavuga ko imbwa z'igasozi zafatiwe ingamba. Ni umumama wo mu kagari ka Bugera yagize ibyago aribwa n'imbwa, maze kubona iyo keke bihutiye ko ajya kwa muganga, agera kuri centre de santé baramufasha, ajya kuri hopitali. N'ubundi yari amaze igihe afata imiti ariko akajya no kwiteza inshinge. Kuba hari imbwa bwo zirahari zo ku gasozi zerera, ubufatanye na polisi ndetse n'akarere mu cyumweru gishize twaraziteze. Ni ukuvuga ngo dukorana ni operation dukorana na polisi, urumva twaraziteze habasha gupfa imbwa zigera nko kuri 20. Nyakwigendera Uwimana Donata yapfuye asize umuryango w'abana 4 n'umugabo. Savio Kwizera, TV1 mu karere ka Ngoma.